nuntabara mwamukantabara nuntabara ukankiza agahinda nuntabara ukandwanira mwami nuntabara ukankiza umuruho nuntabara uzantabara untabaye sinzasubire mu mibabaro yanjye. Mbabwire ibigeragezo n'ibibazo by'urubyiruko mu gushaka akazi mu bakozi n'abakoresha. Mbabwire za ruswa z'igitsina abantu baka kandi n'ubu muri iki gihugu harimo ababikora. Ariko izo nkozi z'ibibi bajye bazivumbura, bajye bazifata, bajye babafunga kuko muri abagome. Mvuka mu bana 9, navutse ndi umwana wa 4 iwacu. Iwacu ni Inyanza ya Butare. Niho mvuka. Data yaranyihakanye avuga ko ntari umwana we. Papa wanjye nari naranze kumubabarira. Mureke mbabwire mwabagore mwe, namwe mwabagabo, namwe mwa miryango irera abana mwe. Wowe urera abana ba mukuru wawe bapfuye, wowe urera abana ba musaza wawe, wowe ufite ifubyi mu rugo. Aba bana nimwe mwabateye kuba mayibobo, abana mwabateye kuba inzererezi, mwabateye gutoroka ishuri, mwabateye kujya kuba indaya, mwabateye kwicuruza. Namaze kumenya ko imiryango hari uruhare rwinshi mujya mugira mu kugira ngo abana bave mu ishuri. Ndabashuhuje mwese abakunzi ba mu Masharirene official. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Imana y'amahoro ihimbazwe kandi ihabwe n'icyubahiro. Turashimira Imana kandi turashimira kugira neza kw'Imana yabanye natwe mu myaka yacu yose yo kubaho, ikadukunda tutarayikunda, ikatumenya tutarayimenya, ikatugabira ntacyo turayikorera, ikatwereza tutaravuka. Haleluya. Hanyuma ikatugambiriraho ibyiza turi babi, ikadutegurira umuteguro mwiza kandi ikanawusohoza. Iyo niyo Mana tuzakorera kandi turayishimye niyubahwe. Ndashuhuje rero abari mu Rwanda no mu bihugu by'abaturanyi, abari muri Afrika no muri Amerika ruguru n'Epfo, abari muri Europe no muri Australia, abashinzwe umutekano, abapolisi turabashuhuje, abasirikare yambi turashuhuje, namwe abaganga mwita ku buzima bwacu turashuhuje, abarimu mutwigishiriza abana namwe ni mwubahwe, turabashuhuje mu kazi mwese mukora kagoye kandi gakomeye. Iyo amahoro ibahe support ikomeze kubashyigikira no kuba mu ruhande rwanyu. Uyu mwanya rero numwe nababwiye muri cya kiganiro, mbabwira ukuntu ngiye kubategurira ubuhamya bwanjye muri uyu mwaka. Nzababwira kuva navuka kugeza aho nzaba ngeze ntazi. Nzagenda mbaho ubuhamya muri ama episode ngende mbabwira kugira neza kw'Imana. Impamvu ushaka kububaha ubuhamya, ndabizi ko ubuhamya bwanjye bwubatse benshi kandi bwubaka abandi. Na nubu hari ubuhamya nagiye ntanga ku ma YouTube channel atandukanye, bagenda bampamagara banati nabonye ubuhamya bwawe ndagukunda, wanyuze mu byo nanyuzemo, ngira inama mukozi w'Imana nabigenza nte ko nanjye ubuzima wari urimo ari bwo ndimo. Ibyo rero byanteye courage bituma ngomba gutegura ubuhamya bw'ibyiciro kugira ngo abantu bo kwiheba, abantu bo kumva ko byacitse, bo kumva ko hari ibibazo birenze, abantu bakomere kandi bishime, bizere kandi bagirira Imana icyizere, kandi bamenye ngo haracyari ibyiringiro naho igiti cyatemwa kizongera gushibuka. Haracyari ibyiringiro naho igiti cyatemwa kizongera gushibuka. Iryo jambo rero ni ryo jambo rishingiye kuri ubu buhamya bwanjye, ko hakiri ibyiringiro, igiti naho cyatemwa kizongera gushibuka. Imana rero nibaho umugisha. Ndumva ashaka kubatangirira ku buhamya bwanjye nkivuka. Ninguha ubuhamya uzamenya umumaro w'ibyo uri kunyuramo. Ushaka kubona kuri kunyura mu kaga no mu makuba, ukiheba ndetse ukigunga, ukagira ngo warababaye, ariko umunsi Imana yabigukuyemo niho uzamenya umumaro w'ibyo wanyuzemo. Mu bintu twagiye tunyuramo, mu bintu twagiye ducamo, turashimira Imana yatwigishije kandi ikaduha abaprofeseri beza batwigisha kugira ngo tugere aho tugeze. Nuko twigishijwe n'abarimu bakomeye. Ngewe ubundi mvuka mu bana 9, navutse ndi uwa 4. Mvuka mu bana 9, navutse ndi umwana wa 4 iwacu. Iwacu ni Inyanza ya Butare.
niho mvuka. Ngewe rero maze kumara kuvuka, data yaranyihakanye avuga ko ntari umwana we. Papa wanjye nari naranze kumubabarira, ariko namubabariye maze gukizwa. Imana imaze no kunsobanurira ukuntu adafite uruhare mu ibabazwa ryanjye, ahubwo byari mu kiganza cy'Uwiteka. Ndashaka kujya mbutanga, ariko ntangamo n'inyigisho. Maze kuba umurokore, maze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, niho namenye ko abambabaje n'abambangamiye mu buzima navukiyemo n'ubwo nabyirukiyemo n'ubwo ndimo kugeza ubu, abantu bagiye bambangamira bakambabaza, namwe mukimbabaza. Nasobanukiwe ko atari mwebwe, ahubwo nasobanukiwe ko buri somo rigira profeseri waryo, buri somo ryose rigira profe waryo. Ukwigisha imibare ntabwo ari ukwigisha Ikinyarwanda. Ukwigisha Ikinyarwanda siwe wigisha Icyongereza. Uwigisha Icyongereza ntabwo ari we wigisha imibare. Buri somo ryose mu ishuri, buri mwarimu agira isomo yinjira agiye gutanga. Haleluya. Aha ndashaka kubanza kubigisha ngo mukure imanza ku bantu babagiriye nabi, ni ba profeseri bawe. Niko Uwiteka yambwiye. Amen. Kuko hari igihe uzasanga uwakugiriye nabi nta wundi yigeze yigirira. Hari n'igihe uzasanga uwakugiriye nabi ari umuntu ukunzwe muri societe batabonaho ikibi. Hari igihe uzasanga umuntu wakugiriye nabi umuvugiriza induru, abandi bamuvugiriza impundu. Kandi nimureke mbabwire, buri somo ryose rigira profe. Nicyo kintu nigiye aho hantu. Aranyihakana mu bana bo ngabo tuvukana. Amaze kunyihakana nagize ubuzima butari bwiza, biba ngombwa ko njya kuba kwa nyogokuru wanjye. Nabaye kwa nyogokuru, ntago nahamaze igihe gitoya. Intambara yo muri jenoside yakorewe Abatutsi yahise iba, barapfa nyine barabica. Bamaze gupfa habaye iki? Byabaye ngombwa ko subira mu ishuri, ariko hari ikintu cyari gihindutse ku buzima bwanjye. Nasubiye mu ishuri ngiye kwiga ntibyakunda kubera itotezwa nari ifitiwe na data. Kwiga birananira, kuko hari igihe yafataga amakayi yanjye akayafata akayajugunya mu byondo akayasiribanga, bikaba ibintu bibi. Ndashaka kubabwira ngo ibi bintu ndi kuvuga nge ndi kubaka, ntabwo ndi gusenya. Kubera iki? Hari umwana umwe wigeze atega indege aza kureba mama Sharirene. Azanywe n'iki? Ngo yarebye ubuhamya bwanjye ukuntu nabangamiwe na papa umbyara. Yarafite ikibazo we cyo kubangamirwa na mama we, akamuhiga hafi kumwica. Kandi uwo mwana ni umwana witonda ufite uburere mu buryo busanzwe, ariko mama we akamuhiga nkaho atamubyaye. Yumvise ubuhamya bwanjye aravuga ngo se birashoboka ko hari undi muntu byabayeho? Yateze indege aza kundeba, ndamuganiriza, noneho muha ubuhamya ntabasha no kuvugira ahangaha. Asubira iwabo akomeye, aravuga ati burya singewe ngenyene, ati narakubonye numva ndakomeye, ati kuko sinabyumvaga ngo ko mama ari we wambyaye kandi niwe wamubyaye. Ahubwo turi guhumuriza abari muri ubu buzima, nturware inzika y'ababyeyi, nturware n'inzika y'aba mama wanyu n'abatoto bawe. Ntago burya aribo, buri somo ryose rigira profe. Ubundi ngewe mu bisanzwe ngira umuryango mwiza, w'inyangamugayo udafite ikibazo. Umuryango wanjye ni umuryango mwiza. Niba ngibi iyo ndimo ndabivuga, ndi umukozi w'Imana, singendera mu kwaha kw'abantu, nta nubwo ndi kwandagaza umuryango. Mujye munkuraho n'izo analize zanyu. Imana aho yancishije yangize uko nguku, wowe ntiwabivuga kuko nta n'ibyo yaguhaye, ntingewe yabihaye. Ibi bintu ndimo ndavuga bizajye bibaha n'isomo. Ujye ugirira neza uwo ucumbitsi wawe, ugirire neza umukozi wawe, ugirire neza umupagasi wawe, na wa muntu ujye uhikiraka akaza gukora iwawe mu rugo. Nasanga uhishije ujye mujye mugira neza, kuko abo mukubitana nabo ntabwo muzi ibyo bazava.
ntabwo umuryango nakomokagamo cyangwa mvukamo nagombaga kubaho muri ubwo buzima, ntabwo byari bikwiriye. Ariko kuki byagenze gutyo? Naje gusobanukirwa impamvu. Haleluya! Ijambo ry'Imana rivuga ngo iki? Ijambo ry'Imana riravuga ngo nakumenye ntarakurema, nkuhereza kuba umuhanuzi uhanurira iki? Amahanga. Imana ibona ko mu myaka mfite, Imana ihabwa icyubahiro, mu myaka natangiye ivugabutumwa mu myaka ingahe 18 19 ni narashatse mu myaka 19 none natangiye ivugabutumwa ryanjye. Natangiye ivugabutumwa mu myaka 19 20. Burya narabwirizaga nubwo mutari munzi. Erega hari abantu mutazi kandi bakorera Imana. Ntago abantu bose muzi ari bo bakozi b'Imana. Hari abari rodebari, hari abantu Imana igihisha ahantu, barahari b'abakozi b'Imana. Niyo mpamvu itagirwa muri maka ngo ibura abayikorera. Iyo Imana rero ibona ko muri iyo myaka nzaba mfite 19 na 20 kuzamuka aribwo nzaba neguye Bibiliya. Noneho integura, sifa kwa Mungu, integura nkiri mutoya kugira ngo icuri. Mureke mbabwire bene da, nimba hari ibintu Imana itakora ntishobora kugukoresha utarize, ntibishoboka. Ese utarize wabuza kwigisha iki? Niyo mpamvu Imana iratwigisha, kandi Imana ikwigisha bitewe n'ibyo uzigisha. Ngewe Imana yanyigishije ibintu bitewe n'ibyo nzigisha. Niyo mpamvu hari inyigisho uzanyumva na zanjye, kuko nanjye aho nigiye nari ngenyine. Nawe niyo mpamvu nza kwiyumva inyigisho zawe, kuko aho wigiye ntago twiganye. Amen. Ikindi ntitugomba twigisha kimwe kuko ntitwatsinze kimwe, nta nubwo diplome zacu ari zimwe, buri wese aba yarakoreye iye. Hari abafite impamyabumenyi zo mu rwego rwo hejuru, hari n'abafite iziciriritse bagikomeje kwiga, hari n'abafite izo mu rwego rwo hejuru nabo bakomeje kwiga. Ujye wigisha nkawe, nanjye nigishe kwanjye. Ntunyigane nanjye sinkwigane, kuko mu bibazo ntiwanyigane. Nanjye sinakwiganye, ujye ukorera Imana ukwawe, nanjye nyikorere ukwanjye. Icyo nzi nuko byose ari ukuzuzanya. Ntabwo ibintu byambayeho byari bikwiye kumbaho, ariko byambayeho kuko ari umugambi w'Imana. Ntabwo ari umugambi w'umuryango wanjye, ntabwo ari umugambi wa mama Sharirene. Ni ibintu Imana yakoze. Reka mbabwire, nta kintu papa yari gukora ngo nta kintu papa yari gukora ngo ahindure kuba profeseri wanjye, kuko Imana yari yaravuze ngo ishuri uzaritangirira kuri papa wawe, niho uziga garidiyene. Haleluya! Garidiyene y'umwuka ni papa wayinyigishije. Rero arandobanura mu bana 9 avuga ko ntari umwana we, ariko icyitonderwa, nari umwana we, ndi umwana we, nta kibazo gihari, kandi ibyo bibazo byararangiye. Imana nihabwa icyubahiro. Hanyuma Imana iranyigisha, nderewe kwa nyogokuru barapfa. Bamaze gupfa njya mu miryango nabo agasuzuguro basuzuguye barakazi. Ariko ibi byose byabaye ubwo Imana yabonaga ko icyiciro nimukiyemo, nimba ari garidiyene ya mbere nimba ari ya kabiri, nagombaga gukorerwa ibyo ngibyo n'imiryango nagiye kurerwamo. Aho hantu narindi rero mpacumbitse, niho hantu hanteye gutekereza kujya kwikodeshereza inzu. Uburyo najemwo i Kigali n'ubuhe, papa yakomeje kunzengereza no kungirira nabi. Nari nifite nyogokuru wanjye na bamarume banjye bari banyitagaho, ntawe nendaga kubwira kuko nta numwe wari uhari. Iyo ngeze aha mbwira urubyiruko mwidegembya, amahirwe wahawe yo kuba ufite umuryango yabyaza umusaruro. Amahirwe ufite yuko papa wawe na mama wawe bagukorera bakakugaburira, wibafata nk'abazagumaho. Profite icyo gihe amafaranga bagwa ngo ugende ujye gushopinga bakaguha 500. Wiyanyanyagiza ntuzi bizaba kuri papa na mama. Nimba ufite bene wanyu bari kukwitaho atari na papa na mama, profita ayo mahirwe, uba umuntu mwiza kandi muzima, wubaka ubuzima bwawe, kuko abari kugukomera mu mashyi ntabwo uzabagumana. Ngenda baho ubuhamya nanabigisha, kuko nundi ubuhamya bwanjye ntabwo ari ukugira ngo mvuge ibintu birangira gusa, no kugira ngo nkuremo n'inyigisho.
ikintu cyose ufite uboneraho umugisha ukibyaza umusaruro. Nanjye ntago uko nari mbayeho, ntago nari nzi ko bizashira bikarangira hanyuma nkajya kuba umuyaya kandi ifite umuryango. Ntago nari mbizi. Kuko nyogokuru bari abakire, nararyaga nkananywa rwose nta kibazo cyari gihari, kuko nzi ko nize kurya umugati usize bureba kwa nyogokuru. Bari abakire nta kibazo bari bafite, ariko ntago nari nzi ko nzababura hanyuma nkajya kuba umuyaya. Fatirana amahirwe ya papa wawe ukikwitaho, ufatirana amahirwe ya mama wawe. Nimba guhaye minerivare, genda wige ushyizeho umwete kandi wige nkaho mama wawe utazamugumana, wige nkaho papa wawe utazamugumana, bene wanyu wige nkaho batazakomeza kuba bakize, wige nkaho amafaranga iwanyu batazayagumana, wige nk'umuntu ushaka kubyaza umusaruro ikintu arimo. Byabaye ngombwa rero iryo totezwa rirananira gukomeza kuribamo kuko narabangamirwaga, fata umwanzuro wo gutoroka iwacu. Ntago nigeze mvi iwacu kuko ni ikirara cyananiranye, ntago nigeze mvi iwacu ngo kuko nakundaga umujyi, nahavanywe n'umubabaro kuko abo nari niringiye nari maze kubabura, na data wambyaye amaze kunyihakana. Fata umwanzuro wo kuvuga ngo ngiye kugenda nzagwe ku gasozi. Kandi hari amagambo nabwiye mama wanjye, kandi mama wanjye nta kibazo yari afite, mama wanjye nta kibazo yari afite kuri ngewe, ariko nta n'ubushobozi bwo kundengera nabwo yari afite, no kunkura mu marira nari mfite. Nabwiye mama ngo mama ndagiye, nabanje gutorokera ahantu bita Nyanza, njya gukorera Nyanza akazi ko mu rugo, niho nagahereye. Nabihishe baza kumpiga barahankura, subira muri ya miruho, noneho mpavuye. Nabwiye mama ngo mama nzagenda, ninapfa nta nubwo intumbizi yanjye muzayibona. Mama namuteraga umubabaro kandi siwe wari wabikoze, mubwira gutyo. Mureke mbabwire mwabagore mwe, namwe mwabagabo, namwe mwa miryango irera abana mwe. Wowe urera abana ba mukuru wawe bapfuye, wowe urera abana ba musaza wawe, wowe ufite imfubyi mu rugo. Aba bana nimwe mwabateye kuba mayibobo, abana mwabateye kuba inzererezi, mwabateye gutoroka ishuri, mwabateye kujya kuba indaya, mwabateye kwicuruza. Namaze kumenya ko imiryango hari uruhare rwinshi mujya mugira mu kugira ngo abana bave mu ishuri. Iyo nza gufatwa neza n'umuryango bakanyitaho nk'abantu bambyaye, nari kuvamo umukobwa wize, nkiga amashuri yanjye yose akarangira, ntabwo nari kugenda. Bonereho umwanya wo kubwira ababyeyi, nimufate neza abana banyu, kuko ibibazo abana bazanyuramo n'amarira bazarira bizajya bigenda bibabeho, muzasaza nabi. Nimba ufite umwana urera, murere mu rukundo no mu mbabazi, umufate nk'umwana wawe, umuhe icyo ushoboye. Ariko ndashimira Imana ifite urukundo ruruta urwa ba data, ruruta n'urwa ba mama. Nihabwe icyubahiro iyitahaba, byari gukomera. Ubu ni ubuhamya ndi kubaha bwaho ubuzima bwanjye bwatangiriye. Naje gutoroka, naje kubona umukobwa witwa Victoria uvuka mu mayaga. Mani muhumugisha sinzi nimba kibaho. Yari yaje gusura iwabo nawe akaroka akora akazi ko mu rugo, turaganira mubwira gahinda afite mu rugo, ndabimubwira. Narakubitwaga nkakorerwa ibintu bibi, kandi shaho narakoraga kubi. Nareraga barumuna banjye, narabareze, nubwo njya mbabona babaye abagabo barakuze, baba abantu beza biyubashye kandi bifashije. Njya mbishimira Imana, ari barumuna banjye dukurikirana, ari basaza banjye narabareze, nubwo bamwe bameze ubwanwa, narabuhagiraga, narabafuriraga, najyaga kuvoma, najyaga guca icyarire cy'inka, najyaga guca urubingo, najyaga ndagira inka, najyaga njya gukura ibijumba, nkakora imirimo ingana gutyo ndi umwana mutoye. Ariko bataha bakankubita bakambangamira. Kandi ibingibi nabayemo, harimo abana babirimo, muri abagoma abantu mufata n'aba bana.
wasanga wowe ibyo uri kumukorera atari ukugira ngo yige, ahubwo Imana kugira ngo ikurundire amadosiye izaguha amaherezo mabi cyangwa izakwice. Jewe nari ndi ku ishuri kandi ndashimira abaprofeseri mwese mwanyigishije, kuko mwatumye mvamo umuntu w'umumaro ushobora kugira inama urubyiruko n'abandi. Umuntu uri mu marira akaza akangisha inama, uri mu gahinda akaza akangisha inama. Nakoraga imirimo yose yo mu rugo, kandi njya mbireba ukuntu ntigeze mba umusongarere w'umukobwa. Ni nayo mpamvu ntari umusongarere w'umugore. Iyo nza kunyura mu rugo rudebetse, hari inyungu ngewe, hari inyungu nakuyemo kuba naravukiye muri ubwo buzima bw'iwacu. Ubuzima navukiyemo nubwo nakuriyemo ndi umukobwa nibwo bwankamirikishije kuba narabashije kurera abana 5. Yes, bwarankamirikishije kuko n'ubundi nari impombane, ntawe natakiraga. Ngeze no mu rugo ntawe nigeze mbona ntakira, kuko nabwiraga umugabo ati ngurira ikibiriti, ngurira impiki niki, nturi umutayeri ndashaka kugura iki, nturi umutayeri. Nubwo buzima nabayemo mu rugo mbasha kwitunga kandi ifite umugabo. Iyo nza kuba rero naramenyereye mama ya data, mama ya mama ya basaza banjye, mama ya ba auntie na ba uncle, kwiberaho gutyo. Umugabo yari kunkoraho, umva yari kumbwira rimwe nisubiriye iwacu, ariko kuko Imana yashakaga ko nkamirika kugira ngo bizagirire umumaro isi, Imana ntangira nkiri mutoya kugira ngo nkomeze n'umutima. Imana nihabwe icyubahiro. Maze kugera inaha i Kigali nahise nkora akazi ko mu rugo. Nakoze akazi ko mu rugo, mbangamirwa n'abagore. Mwabagore mwe mukoresha abakozi, harimo abagore babi, hari n'abantu beza. Nkora akazi ko mu rugo nabanje gukorera umugore umwe wamesheshaga n'amabogisa y'umugabo we. Birababaje kunanirwa gufura imyenda y'umugabo wawe y'imbere ukajya kuyimeshesha umukozi, kandi n'ubu abameze nk'uwo mugore baracyahari. Uwo mugore yari umugore mubi, yari igisambo. Nge nababwiye ko mbaho ubuhamya mbigisha. Ni gute ushobora kuba uguze imbuto mu rugo ariko imbuto zikaba iz'abana bawe, umukozi ukamwiba? Umukozi ugaburira abana bawe, umukozi ugutekera, umukozi wagutekeshereza inkarize, akabariza atekesha umuceri ukazinywa, umukozi waguha icyayi yagiciriyemo nka ya filime nakinnye ejo bundi, umukozi ishatse yakuroga akakurogana n'umuryango wawe mugapfa mugashira, ugatinyuka kumufata nabi. Ese ubundi ubwo koko tuvugisha ukuri, utabaye n'umurokore ntiwakoresha ubwenge bwawe? Urafata nabi umuntu ugufitiye umwana, umuntu ukugaburira akamenya inda yawe, ugatinyuka no kumufata nabi? Yanyicishaga inzara. Yari umugore ugira ubugugu, agira ubuhahara, agira ubutindi bubi. Ntimukagira ubutindi bagore mu ngo zanyu, mujye mureka ubutindi n'ubutiriganya. Ushobora kugura imbuto ukagura duke tw'agahinja, ariko uguze imbuto ukagaburira abana 5, kuki umukozi wowe utamuha? Ni gute mu minsi mikuru ushobora kujya kugurira abana bawe imyenda utari umukene, ntube wagurira n'umukozi wawe? Ni gute ushobora kugaburira umukozi intoryi hanyuma wowe ukarya inyama? Ni gute mufata abakozi mukabagira ibintu by'ibicibwa ukagira ngo ntibavuke amezi 9? Njyewe byanantangaje iyo ngiye gushaka inzu bakwerekana inzu y'umukozi hanze. Ese umukozi aryamye mu makaro mu nzu yabiki? Wabiki? Ese kudashaka gusangira n'umukozi ukarya ibyo yatetse? Ko muri abamabuja ngo muri abanajyo ngo muri abanyabwenge. Simbyumva ukuntu n'umukozi ngo nimwakicarana ku meza kandi ibyo wari ari we wabitetse. Byose ni ibiki? Umukozi ukamugira uruntu ruri hariya kandi arakugaburira, arakwambika. Hari n'abasasira ba nyirabuja, aragusasira, agutegurira intebe wicaraho, ibintu byose ubuzima bwawe arabufite, ariko ukajya kumushakira inzu hariya hanze, ku buryo ushobora kugira ibyumba nka 3 mu nzu bipfa ubusa, ariko ngo umukozi nabe hanze. Ntago yararana n'abana bawe umukozi, baragushutse, baranakubeshye. Ntago ibyo ari byo. Ubwo si ubumuntu. Mujye mugira ubumuntu, wasanga bawe bazabakora akazi karuta ko yakoze.
cyangwa wasanga mu minsi iri imbere uri gukoresha nawe yagukoresha cyangwa agakoresha abana bawe n'abuzukuru bawe. Tujye twibombarika. Urwo rugo ndubamo rero mba mukuru uwo mugome w'umugore, Imana imwese. Mpavuye njya gukorera abasilamu, burya nkunda abasilamu. Abasilamu ndabakunda. Narahageze bafata nk'umwana wabo, nkajya njya kwiga Korani ahantu bita Igikondo, niho nabanje kuyiga ku Kacyiru ikorani. Nabanje kuyiga ku Kacyiru ahantu bita nimba ari mu Kabagari, ego niho nagiye kwiga. Mu gitondo nkinywera icyayi, nkigirira gute bati Husna jya kwiga. Ni nabo bantoje ashahadu. Ashahadu mu basilamu ni nko kukubatiza. Ashhadu anna ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Mumbabarire ngarukiraho. Amushaka kumenya byose. Nibo bantoje ashahadu, ni nabo bambateje ubuyisilamu. Vuga ngo ni ikihe kintu cyatumye bantoza ashahadu nkahita nkunda ubusilamu nkabujyamo? Nacyo kimenye. Kuki bambwiye ngo uraba umusilamu nti yego? Nuko nabonye bafata neza. Yemwe baroko, harya ngo ayo mapendo yanyu n'ibitambaro byo mu mutwe n'amajipo agera ku birenge n'ibyumba by'amasengesho mu ngo zanyu, ngo nibyo bizatuma abayoboke baza, nibyo bizatuma abantu babagana. Ndakurahiye. Umukozi abe wawe, abanyamasengesho nibaza barya ibiryo byose bamucure kandi ari we wabitetse. Ubwo se azavuga ati birokore bigira indambi. Umukozi azi wawe nuhamagara abahanuzi baze bahanure baguteranye nawe, uhita umwirukana nta n'impamvu umuhaye, nibyo bituma badakizwa. Nabonye ukuntu abasilamu bafata. Bambwiye ngo turashaka kuba umusilamu. Nti yego ndabyemeye. Nahise mbyemera kuko nabonye bafata neza. Nibera umusilamu bahita banyita Husna. Njyewe rero nitwaga Husna nkiri umusilamu. Kandi koko bakomeza kumfata neza, nanjye nkomeza kujya kwiga ijuzu, kwiga Korani. Ni gute bampago iminsi myinshi yo kwiga Korani kugira ngo ninjire igisilamu, ariko wowe umukozi wawe ukaba utajya umuha umwanya wo kujya gusenga ku cyumweru, ngo azahore mu masafuriya yawe kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru, hanyuma ukazagenda rero ngo ufite iminyago, unanirwe guhindura abo mukorana, unanirwe no guhindura umukozi wawe. Hagukureho izihe mbuto? Izihe umukozi amare iwawe amezi 6 atajya mu rusengero. Ese mabuja waretse nkajya mu iteraniro rya mbere, hari abantu dukorana bari buze kunsura. Ese ubwo baje kugusura ubundi reka nkubaza, aramutse agiye ako kanya ntibagusura, wabigenza utese? Ugomba kwigomwa ukajya uha umukozi wawe umwanya, akajya mu materaniro yo mu mibyizi ukamuha umwanya, akajya gusenga ku cyumweru kuko ugize Imana akanabikunda. Nibyo bizatuma mubana neza. Hajya njya gusari ijuma, hajya njya kwiga Korani, ndagenda nishimira urwo rugo nirwo nabayemo ngira amahoro. Naje kuhava kuko umugore waho yapfuye, biba ngombwa ko ntasigara muri urwo rugo umugore yapfuye. Naje gukomeza kujya kuba ahandi, ariko urugendo rwo gukora akazi ko mu rugo. Ngewe nkora akazi ko mu rugo, ubu ngeze ku cyiciro cyo kwigisha abakozi. Namwe mukora akazi ko mu rugo. Kucyuza mu rugo uri umukozi ugashaka kubaho nka nyokobuja. Kuki wumva yuko nyokobuja agomba kuguhembera igihe kandi akaguhemba neza akanakongeza, ariko wowe ntumukorere neza? Nta soni. Niyo mpamvu uzabara amazu y'i Kigali kandi uzarinda ugira imyaka yo gushaka nta n'ibihumbi 5 ufite kuri konti, kwirirwa uzerera umeze nka rohombi. Ngaho nakoze hano amezi 2, nakoze ahangaha ukwezi kumwe, mpisa nimukira hano ukundi uzarindagira nta ntego uzagira. Ahantu nakoraga akazi ko mu rugo nagakoze ndi umuntu ushaka kuva mu kazi ko mu rugo nkaba undi muntu. Bampemba amafaranga nkagira gute? Bampemba amafaranga nkabanohereje nguzemo ihene, bampemba yandi nkabandohereje nguzemo ihene, kuko nari nzi ko hari igihe nanjye nazakomeza kuba umukozi wo mu rugo nkaba undi muntu. Ubwo se yubona urindagira mu ngo aho bakaguhembye ukagenda udasezeye, wumva wowe ubwo urumva urwo atari uruzerero, atari abadayimoni bo ruzerero?
kandi ugasanga rimwe ngo muri abakozi ngo muri n'abarokore. Uzi ko ngiye sinshaka gukoresha umukozi w'umurokore. Abakozi b'abarokora fazari ishakire kabwera ye iraho. Umukozi w'umurokore nawe uba ushaka kujya mu masengesho guhera kwambira akageza ku cyumweru. Wowe wumva uri mabuje. Kandi bamwimura uruhashya agakambya impanga, hakirengagiza ko atari kwa se no kwa nyina. Hamwe umukozi avuga ati ngiye sinshaka guheka abana amabere yanjye atazagwa. Ese ugira ngo nudahekera rubanda wowe uzabaheka? Kandi burya nuko utazi kurwa rugo uri gukoramo akazi ko mu rugo niho Uwiteka ari kugutoreja uzango arebe kuzavamo umugore. Uzajya ubahima bakubwire ngo dutekera amazi uyateke ntabiri, ubwo bugo muri gukora nawe uzabukorerwa. Uhima abana ngo kuko nyina adahari ufata amata ye uyasukamwe amazi, nawe abana bawe nuko bazakura. Hanyuma ujye ukorera kujisha ubundi ubahombye, uko ubahombya nawe hari abakurindiriye bazaguhombye. Tujye dukizwa twese, dukizwe mu mpande zose. Mba rero mu kazi ko mu rugo, akazi ko mu rugo ndagakora kandi ngakora neza ndetse kangirira umumaro. Igihe kigeze nkavamo njya kwiga imashini, njya kwiga kudoda. Nasubiye kwiga kudoda, njya kwiga kudoda i Nyanza, niho namenye rero kwiga kudoda. Mbabwira ibigeragezo n'ibibazo by'urubyiruko mu gushaka akazi mu bakozi n'abakoresha. Mbabwire za ruswa z'igitsina abantu baka, kandi n'ubu muri iki gihugu harimo ababikora. Ariko izo nkozi z'ibibi bajye bazivumbura, bajye bazifata, bajye babafunga kuko muri abagome. Umwana aza kwaka akazi ati urampa vase tuzaganirira muri hoteli kizamisi ngombwa, ukamugira umugore kandi akiri umukobwa, ukabuhombeje ababyeyi be, ariko nawe uzahombya, abawe bazahomba. Ndashaka ko dusoreza hano iki cyiciro cy'ukuntu nagiye kwiga kudoda, niho nzasubukurira mu buhamya bwanjye. Muri ubu buhamya maze gutanga muri iyi minota maze, buri wese yafashe mu bwe. Natanze ubuhamya ariko burimo iki? Inyigisho. Burya ubuhamya bugomba kuzamo inyigisho, ntabwo ari ukwihimura ku batugiriye nabi, nta nubwo ari ukubihenuraho, ni ukuzanamo inyigisho kugira ngo Imana yunguke. Tugiye gusenga. Ndashaka gusengera abantu bari mu cyiciro nk'icyo narindimo. Ndashaka kukubwira ngo garura ibyiringiro, Imana igufiteho umugambi. Ndashaka kukubwira ngo igiti naho cyatemwa cyakongera kigashibuka kikagira amashami menshi ndetse hakazaho n'imbuto. Ndashaka kukubwira ngo nubwo amashami yawe yakokotse, ukaba udafite ababyeyi, ukaba udafite imiryango, udafite abakwitaho, inzira zawe zifunze, nje kukubwira ngo hari undi muntu wakwibarujeho. Ikimbabaje nuko utamuzi. Aka kanya ndashaka kugusengera. Ukimara kumva iyi message n'ubu butumwa, nkaba nguhaye ubu buhamya bwanjye. Ndashaka kugusengera wowe ushaka gukizwa. Ndashaka kugusengera wewe wari waraguye wihebye. Ndashaka kugusengera wewe wari waramaze kwikuraho amaboko kugira ngo ugarure ibyiringiro. Hari undi muntu ugukunda. Mana nziza ndagushimye. Haleluya. Narindi kuvuga imbaraga zikomeye ufite, narindi kubabwira ukuntu uzi gutoranya, narindi kubabwira ukuntu uzi kurwanya, narindi kubabwira ukuntu utabara ugira neza bugacya bukira. Ndasenze cyane Mana, ndasengera ubu buhamya. Ubu buhamya ni bubi bihamya, haleluya, byo kugira neza. Ubu buhamya ni bube ibihamya byo kutabara, byo kugira neza, byo kuzi kurwanya, byo kuzi kurinda, byo kuzi kurera, haleluya, byo kuzi kutwitaho. Ndasengera abakurikiranye cyane cyane urubyiruko ndetse n'abanyuze muri ubu buhamya. Ndabasengeye komeza imitima yabo, batabare, baremera ibyiringiro, gira neza, batabara biteho mu buryo bwose. Ndagushimye Uwiteka kandi nguhaye icyubahiro kubw'ineza yawe itarondoreka. Icyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu, amen. Mani bahumugisha. Iyi ni episode ya mbere y'ubuhamya. Ubutaha tuzakurikizaho n'ubundi nzagenda mbaho ubuhamya bwose uko nabunyuzemo, kugira ngo mukomeze kumva aho Imana ikura abantu naho igeza abantu. Mukomeze rero musangiza abandi ubu buhamya. Hari benshi bagomba guhembuka ndetse no kugira ibyiringiro bagasubiza imbaraga mu bugingo bwabo. Nushaka nimero zanjye ziri kuri WhatsApp ziraho hepfo, nizo ushobora kumpamagaraho.
hanyuma tukaganira kandi umpamagaye ntumbone ntuzananirwe uzongera umpamagare Imana niguha umugisha nuntabara mwamuka ntabara nuntabara ukankiza agahinda nuntabara ukandwanira mwami nuntabara ukankiza umuruho nuntabara uzantabara untabaye sinzasubire mu mibabaro yanjye nuntabara ukarwana urugamba mwami nuntabara nuntabara ku manywa y'ihangu mwami nuntabara na ninjoro bwije ukantabara ukamagaraho ntuzasubize mu mubabaro wanjye